Yes, bakunzi ba business isobanutse turabasuhuje aho muherereye hose ku isi mukomeze kugubwa neza. Turacyari mu kiganiro cya business kuri P Network. Ndagira ngo uyu munsi dukomeze kuganira ku mpungenge ku bantu benshi, simvuze ngo bake, yego ni bamwe ariko ni benshi, bagifite ibibazo mu makonti yabo. Nyamuna mwitonde, hari umunsi ugiye kuza, ngira ngo ubu turabara iminsi 90 dusigaje itagera kuri 95 ngo ibibazo bivuke bushyashya, ibyishimo bibe byinshi, agahinda kice benshi, impfu zibe nyinshi z'impamvu n'uburyo butandukanye kubera P Network. Ndifuza ko utazaba umwe muri abo wowe unkurikiye, ahubwo ukazaba mu y'ibyishimo, ukava mu w'impfu, ukajya mu munezero, ukava mu bagahinda. Wowe unkurikiye, ndagusaba guhorana impungenge, ntiwumve yuko wageze iyo ujya. Wikwishima nk'uvuye ku rugamba, menya ko urugamba rugihari. Itariki ya nyuma na nyuma yo kurwana uru rugamba ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12 ku bantu bamwe kandi benshi. Iyi tariki niyo tariki mvuga ko nyuma yayo hazaboneka imirambo myinshi y'impande zitandukanye. N'impamvu hazaboneka ibyishimo n'agahinda kuri benshi ku mpamvu zitandukanye. Mukurikirira ijambo gato ry'umukuru w'igihugu. Ntabwo ari imibare gusa, ahubwo birenze ibyo twiboneye n'amaso. N'ibyo twanyuzemo muri icyo gihe. Ukuri kurivugira. Abanyarwanda twagaragaje ubumwe n'intego duhuriyeho yo kwigenera ahazaza hacu. Iki nicyo tumaze iyi myaka yose ishize duharanira. Ndagira ngo rero nkomeza munyihanganire mvuge ijambo mu rurimi abashyitsi benshi bavuye hanze. Aha, buri wese ariyumviye. Aya ni amagambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yavuze ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 ku munsi wo kurahirira inshingano nshya yaratorewe zo kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri iyo manda y'imyaka 5. Ariko amagambo arimo, aho yavugaga ibyavuye mu matora, imibare, ati ntabwo ari imibare gusa. Ndangira ngo nifashishe iyi mvugo ariko twumva igisobanuro cy'ibyo turimo. Ibi bintu turimo, hari abantu bazi ngo imibare ngo birabarangura kandi ngo bikabara. Si imibare gusa,
ibi ni umushinga w'ubuzima, ni umushinga shingiro, ni umushinga ushinganye, ni umushinga utari umushishirano, ni umushinga w'umwimerere benshi bakwiye kubaha, ni umushinga w'ikoranabuhanga rihambaye. Mu gitondo naganiraga n'umuntu mwibutse ibyo nababwiye mu kiganiro cy'ubushize, namuhaye urugero. Bitcoin uyu munsi ivunja miliyoni 85 kuzamura z'amanyarwanda imwe. Pi network mu gukomera kwayo cyangwa mu bugari iyikubye inshuro 15. Ikibigaragaza ni ibyo nakwita ibyumba mbika makuru muri blockchain zayo. Tukareba n'igishoro ishingu. Bitcoin iri muri miliyoni 21 z'amadolari za Bitcoin sore. Mu gihe Pi yo ifite miliyari 100. Naho ibyumba mbika makuru Bitcoin ifite ibihumbi 18. Ariko Pi network ikagira ibihumbi 242 ngira ngo na 941. Nkaho muri make ikubye Bitcoin inshuro 15 nibura. Nguwo mushinga utagendeye kuri iyi mibare tureba gusa tumayininga ashwi. Iyi myaka 5 tumaze tumayininga ari abawutangiye n'abajemo hagati, ni umushinga umaze imyaka 5 utegurwa gutunganywa. Umunsi ugiye kugera nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12. Ibi n'amaso atageze abona, ibyo umutima wacu utigeze utekereza, intekerezo zacu ntizibitekereze rwose, nibyo benshi bazaba baririmba ku munsi ukomeye cyane. Ubwo mujye mubisanisha n'iri jambo ry'umukuru w'igihugu. Bizaba ari ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane, nongera ngo bikomeye cyane. Benshi rero bazarizwa n'iki? Bazarizwa nuko bahombye bari biteze yuko bari bagiye kunguka, ariko ko nta makuru bigeze bamenya cyangwa ngo bayiteho, uwo munsi bazahomba. Nibwo bazamenya yuko bari bakeneye amakuru ya buri munsi, nibwo bazibuka yuko bazabona ko bari bakeneye kumva, bagomba kumva business isobanutse, bakumva ibiganiro bitangirwaho, bakumva imbuzi bahabwa, bakumva amakuru bagezwaho, bakumva ibiganiro bagezwaho bya buri munsi, bibasaba, bibafasha gusubiza konti zabo mu buryo, kuzishyira ku murongo. Benshi bazatungurwa no guhomba kubera yuko bazaba bafite ibyo baryamyeho barabika bazi ngo ni ukuri kandi atari ukuri, ibyangombwa bituzuye, konti y'igice. Nibimba mbabwira ibi nzabisubiramo mpaka. Uyu munsi turahamagara abantu ngo nimuze tubafashe, ntawe ushaka kuza. Mureke tubafashe konti zanyu zitungane, ntawe ubishaka. Nyamara uwo munsi bizababera ikibazo. Ariko benshi bazishima kuko bazaba bageze ku ntego batatekerezaga ko bayigeraho, bahoranaga impungenge, bagahora babaza, ariko basubiza buri kimwe cyose ku murongo, babihaye agaciro, bacukumbuye amakuru, bisunza babafasha, ntabwo bigeze birara. Kwirara biragatsindwa. Benshi barirara hano, ugasanga umuntu ibintu byarazambye ntacyo abiziho. Abo twagiye duhura bagenda babaha ubuhamya, njye sindi bubavugire, buri wese yivugire ibyo atatekerezaga agasanga arabifite. Nose ni wicara ukumva ngo hari uwambwiye ngo byararangiye, wakoze kawese amaze umwaka ngo byose ni green, ati ndebera twamara gukosora telefone liveness birinaze ko atarazi ko ayifite se, ntabyo bari barakiriye. N'igihe bari kugarurira bari barahavivuye, ariko ntubirebe, uhora ubisa. Byuka mu gitondo cya kare usuzume konti yawe, jyandi tumayiningira buri gitondo.
na nimugoroba ntukabyuke ngo ujye mu kazi udasuzumye konti yawe, ntugatahe ngo uryame udasuzumye konti yawe. ujye handi tumayiningira, ukande mu dukoni dutatu ibumoso, ukande kuri mayineti, ujye kuri checklist, urebe steps 9 zose ko zigiye gusite zivivuye. Niba hari n'ikibazo cyajemo bazagusubiriza ngo bazabikwereka. Niba ngombwa ujye muri email urebe ko bagusubiza ko hari icyo bakwandikiye. Ariko cyane cyane ngo kuri konti barakwandikira bakakwereka ikidatunganye. Jya ku rubuga muhuriyeho cyangwa kuri imbuga za Pi Network ya kwa team, urebeho amakuru yajeho. Jya kuri dashboard urebe itangazo ryasohotse. Ntukabyuka mu gitondo ujya mu kazi utariroye, ntukaryame n'injoro utariroye. Ntibashobora kubura kurishyiraho aho ngaho. Ibi ni mutabikora niho mbabwira ko benshi bazahomba. Ikintu umuntu yaciye umugani kuri Radio Rwanda ati ikintu cya mbere ni amakuru. Wowe rero udashaka amakuru, tariki 31 z'ukwa 12 nyuma yayo uzabona amakuru meza cyangwa mabi. Ndakwifuriza kuzabona amakuru meza. Reka nsoze ntanga itangazo ku bantu bakeneye gufasha kuri konti zabo. Ibyo nababwira ko twahura ubu ntago nabikora kubera ikibazo cy'icyorezo cya Marburg kiriho. Uyu munsi dufite abantu barenga 300 mu gihugu bamaze guhura n'abantu 26 batahuweho ko barwaye. Ibyo ntago ari byo kujya kwisukira rero. Kandi mukomeze gukaza ingamba zose nkuko bizitangwa mu mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego yo kwirinda kugira ubwirinzi. Ariko ukeneye ko mufasha, nimero yanjye ngiyi arampamagara akamvugisha tukavugana, kandi ndabafasha bigakunda. Hanyuma nsabe abantu bafashe abantu mukabashyiramo icyizere bakababikira ibyangombwa sibyo. Kugeza nubwo ubwira umuntu uti muhe passphrase ze ngo urashaka iziki, aho niho bazahera babiba akubwira ngo tuzana ngo ukorere. Wimubikira. Nimubwira abantu uburyo bwiza bwo kwibikira ibyangombwa byabo. Wibimwandikira mu mukono wawe kuko atawushoboye. Hari ibyo dushyiramo bikatunanira. Wende wibagiwemo inyuguti. Abo tuvuganye ndabibabwira. Nimufasha abantu nk'abakeneye kwifasha. Bantu mukeneye gutunganya konti zanyu, namba yanjye ngiyo, mumpamagare tuvugane mbafashe. Nibitabibi benshi bazisanga rwose ahantu habi. Ntabwo ari byiza, ntabwo mbibifuriza habe namba. Ntabwo mbibifuriza rwose. Buri wese nagira impungenge kuri konti ye abyuka yicunga, arare ayicunza, arebye asuzumye, arebe ko nta kiburamo. Nimuha abantu link binjire kuri code zanyu, abakeneye kwinjira binjire, barahari. Ejo harabona afashije abantu bagera muri 7 ngira ngo hinjira abantu 3. Ndashimira abo bantu. Nibyo nababwiraga nti numpamagara ngo nze ngufashe, uhamagare n'abantu wakwinjiza ngufashe kubinjiza, binjire kuri code yawe. Yes, bizamura Pi mining. Turaza kugaruka ku kintu cya mining musobanukirwe n'icyo ari cyo. Ubu hari abantu benshi bategereje ngo bagiye kurya amafaranga ngo bazavunjisha. Mwitonde mutazitera ibibazo. Benshi mubazapfa, mu benshi mubazarira, benshi nabategereje kuyayora. Urayora yo warunze se. Niba ari kuri telefone, Pi ikozwe ku buryo wishyura Pi. Agaruka kwirukanyira kuvunjisha. Ibyo byatsi wabijyana. Undi urabitwara, urabivunjisha ubijyana ibyabaye iki? Waye mushubije amerwe misaho. Uzakoresha Pi neza atari uko wavunjishije, kuko ntabwo ikozwe mu buryo kuvunjisha. Nta nubwo uzabona aho yivunja. Hazakoreshwa token zayo. Token zayo niba ushaka gusohoka muri Pi. Ariko uri muri Pi, ishyura Pi. Benshi bizabacanga. Abari bazi ko bagiye kuyora amafaranga. Wahinze se? Tuza, menya ukuri.
ngira ngo mumaze gukomera umuntu yababwiza ukuri. Payi ikozwe ku buryo wishyura payi, niba ushaka gusohokamo bazaguha tokeni yayo uyivunjemo amadolari, uvunje n'ibindi nta kibazo. Ariko ibyo kuvuga ngo uravunja urayora bakuyore. Mwitonde mureke rwaserera na wasiwasi, mutuzi itariki igere, buri wese abona icyo akeneye ashaka, nta bindi bibazo birebire bibaye. Ndabashimiye ko mwakurikiye. Niba iki kiganiro kikunyuze ukaba utarakoze subscribe, wayikora ugakanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona akamenyetso kakubwira ngo ikiganiro kigeze kuri business isobanutse. Ndongera kandi kubibutsa gukanda like, mutwandikire muri comment, ariko mwibuke gusharinga, muhererekanye iki kiganiro. Abantu bazi gukora broadcast, ni mukora broadcast kuri WhatsApp zanyu, musharing broadcast y'abantu 250, mudusharingire. Ndabasaba abantu bafite abantu bo hanze za Canada na ni mubasharingire, no muri Amerika, abo bari hanze hose bibwota amasimbi, mubasharingire. Kandi ndibutsa abantu yuko bajya hano kuri Payi bakareba ibiganiro bibereka uko baregisteringa cyangwa babwira uko baregisteringa, muregisteringa muri Payi. Yes. Hanyuma nsoze nsaba abantu yuko bashyira umutima mu gitereko, nta byacitse, ahubwo wibuke guharanira gutunganya konti yawe gusa. Ibindi ukora akazi kawe, ubu hari abiteguye ngo kureka urakari kujya batuje, birakubiyemo umutima mubi kare. No, imukora akazi kanyu neza ugakomeze, apana kuva ku kazi, apana kujya gufata ngo amadeni. Arwambwe ati ndaje ndifate, noya tuza we bikore nkaho bidahari. Ariko wibuke itariki 31 z'ukwa 12 hazacu wambaye, hazacana rero ninde uzaba wambaye, ni wa muntu ufite konti ihagaze neza. Wowe rero ufite konti ukemanga, ngwino tugufashe. Niyo mpamvu ndi hano, nabahaye promotion biranga. Okay, ariko muntu wese uri tayari ukabusuzuma konti yawe nuyibonamo akabazo, mbaza utumbigirene. Niyo mpamvu turi ku mbuga zitandukanye kugira ngo buri wese turebe ukuntu twamufasha twegeranye. Hanyuma nabonye abantu bakunda kwiganirira, hari imbuga nkuru nyine mujyeho, dushyira link hano y'urubuga rukuru. Hanyuma urubuga rwa mbere rwaruzuye, twakoze rwa kabiri dushyiraho link, ariko tugashyiraho n'imbuga duhuriyemo bitewe n'intara utuyemo. Niba uri Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, dushyiraho link tukabyandikaho yaho y'izo mbuga, ukajya ku rubuga rw'abiwanyu. Cyangwa uri nka Muyumbo, Nyakariro, urumva yegereye Kigali, ashobora kujya ku rwa Kigali nta kibazo. Mujye no mujyi koko. Murakoze cyane, muhahe muronke, mugubwe neza. Mutite Kamanzi, ini business isobanutse, n'ikiganiro niko cyitwa Amakuru Nakagaruka n'ibiganiro.